bintonesha umuratwa nitse umuvugo umuhimbaye nterura umutwe ntera igituza umutima uterekera iribo rutangire kuvumera nuko uko musanganiza imisango idasobwa musumira mu misonga ishisha isasijwe isangwa iminsi ye yigara nk'inyeri zera muri nzeri umunyamahoro nk'inzovu yikobe ikirenga cyiganza mu b'ingenzi kibenga cyikwije inkanda amata akabera inkanda agahanda bamusonga inzora nkimubona izuba rishishe namubonanye ingwe zishuka isura isa nk'inka yiswe ruyange baterekeye ingabe n'ingeri zigashoka nk'ishami igiti cy'umutini kereye impande y'inyanja isa nk'ijuru maze aseke mbona umucyo mbura ubusa rugari butatse ijosi rye rijisha ibiganza by'umunyamugisha inshuro zitabarika amusaba ati seka ndebe ndore umubiri wanjye wiyongera ishya nuko uko ayanjye yizingiye ku minwe yisamburura nk'isaka ryo mu mpeshyi asanga amwe yari akurya ijosi rye uko yakubaye yerekeza mu kanwa ke gasa nk'inka rusine yiganje nyiraburo nguko uko nabonye ko umwana aseka amasaro agaseseka nk'aho ibyo bidahagije yereye yituriwe nk'aho yaremwe mu busaro ineza yitaha amaso yihozaga aratereka inkesha igasanga iminwa ishishe nk'urusogo rw'umuteto igatera ishyuhijwe n'uruhayi rw'izuba ngiki cyatumye rugira kuntuma ngiki ni cyatumye mpangira mu rubaruta gutabarwa no kurora ibyiza bigutatse ikamba rikabera isonga ikeruye impundu zigakwira igasaba icyo umutima ugutura iyaba kunezerwa byari umuntu yari kubaho iyaba ubwiza bwari ubuzima nari guhitamo kwibera mu buzima bwawe kumarana igihe nawe simba intangamira sinduhe umutesi waturanye mu batono wanogeye bamutera imboni iyo uteze urugori ruhamana ingoga nshimwa kwisigwiza impundu aho impundu zivuga musogi w'uruhanga ruteze nk'ubusho ubu niyitemba baza agatsinda bakonka ineza n'urugwiro wigirira mbere usara urusori ku ruyange wagenda ukagenza imico myiza rudatsikira uteze amaboko rutera imbabazi iyo ukenyeye inkanda rudahogora ihogoza ryo mu basindi igikara cyawe gisumba bihuga imuhango amaribora arengura akagenga ibitugu uw'imbavu ndende ziturwa amashyo uzira ntazikureho ingo urindamutse ishorewe n'umuzinga w'ubutwari ndarimbuye inkera biguhorana ubuto mu bitesi ibigwi byawe bizaguhamya horana nema mwari usize ubunyambo sinzi isi mbaye mutarimo sinzi isura nziza ntakubonanye sinzi n'inseko nziza yisanze ibihozo nk'iyo nakubonanye mwiza wanjye sinzi ubwiza bwo kuganira ntabonanye nyir'ibirezi byamye uw'isaro ryiza ryizihiye umubiri wanjye musa n'inyange wanyuze uburanga bwanjye wambere rwankubita nkubitira ibyifuzo byanjye bifunga bisanga uwase wasingira isonga maze iza yisanga umutima wanjye mu nzozi nyinshi ukiganza iminsi yose ukangukana ibyuzuro by'ubudatuza bikaba ibyuzuza ubuzima bwanjye iyaba ndi umuririmbyi n'ibihogo y'inganzo mbarutse nari kujya ndirimba ibihe byose none nibereye umusizi inganzo zose n'izawe mwiza wanjye usa nk'ijuru y'umutekerezo ikikira uburanga bwawe narura indoro yawe bigasa nk'imirase y'imirenganazuba
Imana yatinze n'imikorere mwiza wanjye. Ese wamenye ko uri umumarayika ariko wibagiwe kuguruka? Wabaye umurerwa naburanye kireka, njya guhimba sinshoke nkumva nakomeza. Jya nkumbura ijosi ryawe ruhana ibengeza, agatsinda indoro yawe ntera ibiyeziyezi. Uzahorana amata ku ruhimbi, ugumye ubinyuze bavuga ko abeza bari abakera. Ingaruka. Iki ni igisigo mwateguye na Rwagasana Anna, gitegurwa mu buryo bw'amajwi n'imico myiza. Birakomeye gutekereza ko buri gihe dukandagiye ku isi tudatekereza mu buryo bumwe ko hari amabuye tugeze guta mu kiyaga hashize imyaka 40 aruhukiye aho yageze. Ku izina twigeze gushushanya ku giti mu ishyamba rigumaho, ko hari ibintu twigeze kubwira umuntu mu gihe yari hasi bigikomeje kumufasha, ko abapfuye twakundaga bagituye mu mitwe yacu kandi bene ibi bakaduhindura. Ubwo buzima nibwo bwisubiramo mu bihe byashize kugeza n'ubu. Uko nkurura ndi impinga, ni rwesa rwuzura ibyuzo bikaba ibyuzuro by'uburanga, ukaba nyir'ishinge rishimagizwa ishema n'amareba atembamo amaribori. Uri isumo risa risakajwe ububere bukuzura ibihimba bibiri bikanza, maze waseka amashyi akimira indahigwa, bati hobe n'ijya ukubengutse. Mu bawe hose bafite ishimwe wanjye ukashinze umucyo, ukaranga umubiri utera ishyanga ishya n'ishyaka izuba ryagusanga, bati dore insanga yera ati. Dusa n'abibagiye iby'ijambo ryarambye ko Yesu wasaba igisingizo, igitego gitera se kwicara ijabiro, ukaba indangamirwa mu basore b'isinde. Ni inkindi yariboye mu mitako yose, akagira ijwi ry'indamutsa risesurumeza umubiri wose. Ni indangamirwa mu basore b'isinde. Ni urujeni rwuzuye uburanga hose, arusha imitako urugo agenzemo rwose. Aho anyuze bamusanganiza imirishyo, umurebye umutima ugatera nk'utakiriho. Haba amanywa yera n'ijoro ryijimye, agumye kurusha ubwiza kuba ko ngira ibyiza bikwiye urukundo bimwe adashyamiranya. Uri ishema ry'iwacu. Reka nivugire umutesi w'abasinga, karamenyira urugwiro rugwira rugwije ingando, ndagukeje wase wabereye isi ngendutsi y'umurenzi. Iyo nkindi yari gutonamo ubudasa n'ikuzira ubwiza bwagizwe na bake, maze izina gisingizo rwamye impeta ubudasa bwawe bukagusanga imuhungiro. Ruhanga rushimirwa inyambo rudasiganirwa urugori rugakomeza inkiko, gaha ntabona usa nk'inyange. Ni inogi ingeri y'igitare, gicaniro cyabahize igihora n'ikibatsi, ni imeture y'ubwiza bwoga. Ni ikirezi cyuzura ibisabo, nyir'ikibero kiberwa inyambo, ni igituza cy'urutembo nshyushyu, ni itoto risesuye imisaya yose. Maze iyo ukwezi kubanduye nibwo imanzi zambika nk'impeta mu rugina, bati sivuga izaje nyirazo. Iyo ni ingabe na shebuja y'impeta urutetero rw'abatoya, imbuga y'inseko iranga umutuzo. Ni nyiratunga ibirezi byamye, nyir'indoro y'uhogoza mbyeyi umubiri wose n'indeba unyurwe. Shima umureba amaso ataruha. Umunsi umeze ibyishimo, kwicara iruhande rwawe ndi iburyo bwawe muri icyo gihe kirekire,
byari kimwe mu bintu byari igihumbi nishimiye uyu munsi. Urakoze kuba 0.01 by'ingenzi by'umunsi wanjye. Nta kuzamuka cyangwa kumanuka, byuzuyemo ijanisha ryanjye ryarimo ubusa. Numvaga ari ugusangira amashusho mbarankuru hamwe n'ibitekerezo byiza ku ruhande rwanjye rw'iburyo.